mama kuki wansize jyenyine ndarambiwe kubaho jyenyine muri ubu buzima Mwami Yesu, Mwami Yesu, unyigishe kwihangana. Mwami Yesu, Mwami Yesu, wakwihanganira ubu buzima. Urimbye neza cyane. Indirimbo ni nziza cyane. Zakugeza kure hashoboka. Nibyo. Ya. Uzi n'ibindi papa? Ndashaka gukora clip video kandi nzayikora mu Kigali. Cyo ni igitekerezo cyiza cyane. Ariko ndashaka gukora amarushanwa. Nkamenya abakobwa bazi kubyina neza kurusha abandi. Ndabona ko twahamagara manager. Ahubwo mubwire afata indege yihuta papa. Mwana wanjye ndumva muri iri rushanwa wazaboneraho kuhabona umukobwa mwiza. Ndavuga umukobwa uzakubera mama w'abana. Sinshaka kubona umukobwa w'igikundiro cyangwa se nkunze mu gihe nkiri big star. I'm telling you. Abakobwa bose n'abawe. Erego uri umwami. Uri umwami. Iyo uri umuririmbyi uri umwami, uri big star. Okay, nzabyigaho. Nk'uko twabivugaga rero, seto nk'abantu muzi kubyina ikinyarwanda, ibyo byo ntibisubirwamo. Tubafitiye agashya rero kuri uyu wa gatanu, ntibisanzwe pe. Umuririmbyi w'icyamare Intore noneho yakoze indirimbo ikaba yarabaye iya mbere ku isi hose ikunzwe cyane. Yateguye irushanwa rero ry'abakobwa bose beza kandi bazi kubyina neza, ngo ahitemo abo bazakorana muri clip y'iyo ndirimbo ye. Aho rero ndibaza niba nanjye nzabona amahirwe ajyamo. Indirimbo yitwa Kana Keza, reka mwumve injyana yayo. Marayika, Marayika, ngwino wumve. Yego, tugomba kujya mu irushanwa ry'intore. Izi mbyino za kinyarwanda ni imbyino za cyane ntabwo nzikunda. Uyu Marayika, uyu ni umuririmbyi w'icyamamare kandi ndaramukunda. Uzajya se kumukunda cyangwa kuzi kubyina? Umva Marayika, uri umukobwa mwiza. Sintekereza ukuntu umuhungu yahagarara imbere y'abakobwa babiri beza nkatwe nta jambo avuze. Wagombye kuba uri gukora imirimo yo kumva indirimbo na radiyo gusa. Twigende guhita.
gira vuba nshaka kuryama. ubu si ibi ni ibiki nkoze uwo ni modeli ari nziza hambura se maze unkorera ibindi byiza maze ubu si ibi nabirarana nkabona ndyamye neza hambura wagize vuba ukancira inzara urabona umuntu aryama aryara mama nambaye neza mwambaye neza abakobwa banjye mwambaye neza rwose ntimugire ikibazo amarushanwa muraza kuyatsinda ariko ntimwibagirwe kujya muri salo ngo mugende mwiteho imisatsi mwitunganye mushyiremo ikigudi mwambare neza kugira ngo muze gushimisha amaso y'intore urashaka iki hano Musaba uruhushya rwo kujya mu marushanwa. urifuza iki nta n'isoni ugira ubu si uraza ko intore yatinyuka gukorana amarushanwa umukobwa w'umunyamwanda nkawe uratinyuka ukaza kutuvangira ngawe tsoka ubuze ibyo gukora hano genda umese utere pasi ukorope uteke ukora ibintu byose ihuta ariko sinongere kukubona Haba igihe utagiye cyane ufite ubwoba uyu nta mpamvu yo kugira ubwoba turatsinda irushanwa Keza humura humura Imana iragukunda genda urebe mu ivarisi ya papa urabonamo imyenda yakuguriye hanyuma ugiye kubyina kanguka 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 Bon, mwese murabyina neza turaza kubabwira mu kanya. Daddy, bose barabyina neza kandi kimwe. Sinzi uko tubigenza. Nitwa Mutoni. Yego. Uyu ni Marayika mukuru wanjye. Dukunda indirimbo zawe cyane bwana intore. Mujye munyita gusa intore, sibyo? Yego. Ushaka kubyina tukareba? Imbyino yabo ni nziza ntabwo ari mbi tugomba gufatamo umwe. Okay, Mutoni niwe duhisemo. Bitebya mukuru wanjye. Mukuru wawe. Okay, mwembi turafashe nta kibazo.
ushobora gusiga aderesi zanyu tukazabahamagara. Murakoze. uriya ninde? Mumbabarire ushobora kuba nakiri amarushanwa. Yego. Irushanwa ryarangiye riho. ushobora kubyina tukareba? Ngaho. ushobora gufasha inkweto ukabyina neza. ngaho byina. yego ye. Why iki? He?